mu gace ka gatatu ariko twisese turibaza ngo umuntu washize Yesu ibwerekeza afitiye inyungu. Umuntu washize Yesu ibwerekeza afitiye inyungu, niko gace kase ari nako kanyuma k'inyigisho yacu ivuga ngo mu bwato bwawe Yesu aryamye. Mu bwato bwawe Yesu aryamye. Gace kase turi kwibaza ngo umuntu washize Yesu ibwerekeza afitiye inyungu. Bimumariye iki? Bimumariye iki gushira Yesu ibwerekeza? Zaburi ya 93 umurongo wa 4. Zaburi ya 93 ku murongo wa 4 kadusome. Haravuze ngo amajwi y'amazi menshi umurama ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amajwi y'amazi menshi umurama ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Turi kwibaza ngo inyungu umuntu afite mu gushira Yesu ibwerekeza ni iyihe? Uyu mwanditsi atubwiye ko amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Kuba ngo Uwiteka ari hejuru, kuba ari hejuru, aya mazi ari mwisi hasi hano dutuye. Bivuga ngo rero aya majwi menshi y'inyanja ndetse n'umuraba biri kumwe ukomeye w'inyanja biragendana. Amajwi menshi y'inyanja n'umuraba ukomeye w'inyanja biri kumwe mwisi. Uko bihorera biza bitwegera, iyo wagize amahirwe Yesu akaba ari ibwerekeza mu bwato, niyo magambo turi gusobanura. Haravuze ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Uwiteka ari hejuru ya wa muntu anishimwe wemereye Yesu kuba mu bwato bwe, wemereye Yesu kuba ibwerekeza mu bwato bwe. Uwiteka uri hejuru abereye maso bwa bwato anishimwe burimo wa muntu witwa Yesu. Uwiteka ari hejuru arwana intambara kuri wa muntu wemereye Yesu kuza muri we, kuri bwa bwato ari bwo bugingo bwanjye nawe. Yesu abubereye maso kugira ngo butarohama, kugira ngo budahura n'ibibazo, mvugira ngo amena, kugira ngo budahura n'intambara. Yesu ari hejuru, Uwiteka ari hejuru, Uwiteka ari hejuru abubereye maso. Uyu muraba ndetse nubwo waba mwinshi cyane, uyu muyaga nubwo wahuha cyane ukagira n'amajwi menshi cyane, ariko Uwiteka, haleluya, Uwiteka ari hejuru awurusha imbaraga. Zaburi ya 89. Zaburi ya 89 ku murongo wa 10. Zaburi ya 89 ku murongo wa 10 aravuze ngo ni wowe utegeka kwihinduriza kw'inyanja, iyo umuraba wayo uhagurutse urawuturisha. Mana ishimwe. Murongo wa 10, ni wowe utegeka kwihinduriza kw'inyanja, iyo umuraba wayo uhagurutse urawuturisha. Mana ishimwe. Aya ni amagambo n'indirimbo bajyaga za Zaburi baririmba, n'indirimbo ziririmbiwe, zindirimbye naho zikuririmbiwe. Uyu muririmbyi araririmbye ngo w'iyi Zaburi, arimbye ngo ni wowe Uwiteka. Haleluya.
ni utegeka kwihinduriza kw'inyanja. Yego, iyo umuraba wayo uhagurutse urawuturisha. Witeka muri indi twaririmbye mu gice cya mbere yavuze ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugeranya n'ubwato mu mazi. Bivuze ngo hano turi iyi si turimo mu buryo bw'umwuka tuyifashe nk'amazi, noneho twebwe bugingo buriho turi ubwato. Kuvuga ngo iyi si ni amazi, twe tuyigenderamo turi ubwato. Noneho Yesu agomba gutura mu bwato, aribwo njyewe. Iyi si rero yihindurije ikihinduriza, umuraba uri muri yo ugahaguruka, Uwiteka arayiturisha. Mu yandi magambo, bwa bwato buri muri ya nyanja bugira amahoro. Bugize amahoro kubera iki? Kubera ko hari umuntu w'umunyamahoro uri muri bwa bwato. Yesu ngo yarabyutse, agikanguka acyaha umuyaga, uratuza. Mana ishimwe. Yesu ntacyaha umuyaga wa COVID-19. Namara kuwucyaha, acyaha n'umuyaga uri iwawe w'inzara, acyaha umuyaga w'ibibazo uri iwawe, acyaha umuyaga w'ubukene, acyaha umuyaga w'ibibazo. Haleluya. Inyungu ufite mu gutunga Yesu ibwerekeza mu bwato bwawe nuko iyo abyutse acyaha umuyaga. Iyo abyutse, haleluya, wari wamukinguriye iwawe akaba aryamye iwawe ibwerekeza, muri wa mutima wawe indani akaba haryamye. Iyo akangutse, bya bindi by'ivurungatanye mu ruhande iwawe, ibintu byacanganye, Yesu yabyutse acyaha uwo. Niyo nyungu ya mbere iri ufite, nuko Yesu yabyutse acyaha umuyaga. Mana ishimwe. Ya disipurine wagaragaje wo kumukangura uciye bugufi iraza gutuma abyuka. Inyungu ya mbere bugaragare nuko ari bucyaha umuyaga, ukongera ukagira amahoro. Nimba yari inzara, nabyuka arayicyaha, irahita ituza, hanyuma utekane. Nimba byari ibibazo by'ubukode, Yesu ukaba waramushize imbere ibwerekeza iwawe, nakanguka uwo muyaga araza kuwucecekesha. Nawe ucecekesha, n'umuraba wo muri iyo nyanja uraza gutuza. Ni ukuvuga mu yandi magambo uraza guhembuka. Mana ishimwe. Araza kubwira umuyaga ngo ceceka, abwira ubukene ngo ceceka, ariko ntibuceceke gusa, buceceke nyuma n'umuraba utuze. Nutuza ubona amahoro. Nubona amahoro uraba wungutse, kuko Kristo ari mu bwato bwawe. Yaya ngo mabwira amagambo. Ikindi gihe ababigishwa ngo barahagurutse, Yesu arababwira ngo bahurire hakurya. Yesu arazamuka ajya gusenga, ariko umusozi ari gusenga, ngo abigishwa bageze hagati mu nyanja, ngo umuraba ngo baturuka imbere. Umuraba wabaturutse imbere watumaga batabasha kureba ibiri guturuka imbere. Ngo Yesu ari gusenga uko ntacyahishwa, abona ko bahuye n'umuyaga ukomeye cyane. Ngo aramanuka, ngo agendera hejuru y'inyanja n'amaguru. Ngo aragenda, ngo aza yihuta, ngo yenda kubacaho. Kubera umuvuduko yari afite, ari kugenda hejuru y'inyanja, urumva wari kugenda abandi umuyaga wabazitiye, kuko ariho baturutse imbere. Ngo urabahuha, barwana nabo, bahangana nabo, batabaza ba mama wabo, batabaza ba sekuru, baratabaza biranga. Yesu ngo araza, ngo acaho, ngo aza yihuta agenda hejuru y'inyanja, ngo hafi yo kubacaho, niko birivuga.
ngo bamubonye bagira ubwoba, muri bo ngo batekereza ko ari umuzimu. Impamvu batamumenye ni iyihe? Impamvu batamubonye ngo bamusobanukirwe ni iyihe? Nuko igihe bari barimo cyari igihe kigoranye, kandi nawe ukirimo cyangwa wakigezemo, wakinyuzemo, nanjye nakigezemo. Hari igihe umuntu abamo ntabashe gusobanukirwa ibyo abonye, akajya abona nk'ubuzima. Mana yamugira neza, akabona ibintu biteye ubwoba, akabona nkaho Yesu we atekereza ati ibi bintu bimbayeho, sinzi aho biturutse, akabona n'ibitangaza bidasanzwe. Nasobanukirwa ko Yesu uryamye muri ibwerekeza ari ukoze icyo kintu. Ngo umuraba ubaturuka imbere. Iyo umuraba uguturutse imbere ntubasha kureba, ntushobora kureba ikiri imbere ngo ugishishoze neza ugisobanukirwe. Mana idufashe, uyu muyaga n'uyu muraba Yesu abihoshe bye guturuka imbere yacu. Mana igutabare, ibyaturutse imbere uno munsi Yesu anyureho yihute cyane, aza gutabare, abicagagura bikureho. Yesu haleluya, abyuke mu bwato bwerekeza, acahe uyu muyaga, ariko n'uturutse imbere awucahe, uturutse iburyo n'ibumoso awucahe. Mana iguhe umugisha. Muri iki gice cya nyuma dushoje tubabwira ngo inyungu ziri mu kuba Yesu aryamye ibwerekeza, nuko iyo abyutse acyaha umuyaga ndetse ugatuza, ariko akabwira umuraba nawe ngo ceceka. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, nimba ari umuyaga w'ubukene wakugezeho, naza arawucyaha, ariko aranabwira umuraba wo kubura ibiryo mu rugo ngo ceceka. Mu yandi magambo bivuze ngo ntari bucyaye umuyaga w'ubukene gusa, araza guhita azana ibyo kurya, apfukure n'isoko ry'ahantu bizajya bikomoka. Uriya muraba yabwiye ngo ceceka ni isoko ari bukuremere y'amahoro, ituma icyo kibazo wari ufite kibonera solution, kibonerwa uburyo bwaho kizajya gikemukira. Mu yandi magambo, nimba wari ubuze ibyo kurya, wari ugeze ahantu ho kugaburirwa n'abantu unabasabye, nta wibwirije kuguha, bikagira aho ujya kubasaba, Yesu naza gucyaha uwo muyaga w'inzara, umuyaga uraza guhagarara, ariko araza no kubwira umuraba ngo ceceka. Mu uko guceceka haraza gufukuka mu iriba, haraza kuboneka mu isoko y'ahantu uzajya ukura ikintu gitunga umuryango wawe, utongeye kujya gusabiriza. Imana iguhe umugisha. Shira Yesu iburyo ibwerekeza bw'ubwato bwawe, umushyire ibwerekeza mu bwato bwawe, umuhe umwanya mbere umutima wawe aturemo, hanyuma hari byiza azaguha. Mana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge, dufatikanye hamwe gusenga muri iri jambo twaganiriye. Igice cya mbere twarebaga ngo mu bwato bwawe Yesu aryamye hehe. Tubanza kureba ubwato ni iki, birarangira. Mu gice cya B twarebeye hamwe ese Yesu ari mu bwato aburyamyemo bigenda gute? Ese Yesu ari mu bwato intambara zaza? Mu yandi magambo, Yesu ari mu bugingo bwawe se habaho intambara? Washonja, wasonza se, warwara se, wahura n'ibibazo kandi Yesu ari mu bugingo bwawe? Twasanze koko bishoboka ko wahura n'izo ntambara mu cyo cya B, kandi Yesu ari muri wowe aryamye mu bwato bwawe. Igice cya nyuma cya C twarebye ngo noneho Yesu se aryamye mu bwato bwawe nihe nyungu irimo, harimo uwe musaruro Yesu aryamye mu bwato bwawe. Yesu abahe umugisha, mubashe gusobanukirwa cyane ko Yesu akeneye kuba mu bwato bwawe ibwerekeza,
kandi akibwinjiramo anaburimo uzahoramo n'intambara n'ibibazo, uzahoramo n'imiyaga n'imiraba, ariko aryamye mu gice cya se niho twavuze inyungu tuzagiramo nuko tuzajya kumukangura neza, akabyuka agacyaha umuyaga, akabwira umurango ceceka, ugatuza ugatunganirwa kandi ukagira amahoro. Imana ibahe umugisha. Mana turagushimiye kubw'aya magambo meza waduhaye, twayaganiriyeho nk'abantu, ariko n'uwo ufite uburyo bwo kuyasobanura ku buryo bwihariye kandi mu buryo bwiza, abantu bagasobanukirwa n'iri jambo ku buryo bwimbitse. Twe tuvuze gake ariko uzasobanura kenshi. Turagushimira ko byumvise kandi kugiye gukomeza kwagura buri wese wumvisha iri jambo, agakangukira kongera kugutuza neza muri we, ugatura muri we ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira agace ka D, nkwifurije kukumva neza. Agace ka D karimo ijambo rivuga ngo navuze ngo mu gace ka D turaza kuvuga ngo Yesu ibwerekeza. Yesu ari ibwerekeza. Ni iki nakora cyatuma Yesu ava ibwerekeza, ndetse n'iki nakora cyatuma Yesu aguma ibyerekeza? Ni ayo magambo tuzaganira mu gace ka D. Ni iki cyatuma Yesu ava ibwerekeza? Ni iki noneho nakora cyatuma akomeza kugumayo cyane? Imana ibahe umugisha. Amen.